Wongeye kwirirwa abakunzi ba Brilliant TV, ni ka kanya twabageneye ko kubagezaho amakuru, tukaba tugarutse kubagezaho amakuru y'imyidagaduro agezweho mu Rwanda no hanze y'igihugu. Tukaba tugiye kubabwira ibyo Run Up yakoreye mu gitaramo, aho yari yatumiwe muri Gen Z Comedy. Yakoze performance nziza imeze neza, nta kibazo yari ifite. Ari kwerekana urwego rwe, ari kwerekana ko ari kwimprovinga cyane, aruzamura, ari gukora cyane, ari mu hanzi ba young generation b'ikiragano gishya, uri gukora cyane, ari gukora yashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira arebe ko hari urwego rumwe yava akagera ku rundi. Akaba yaje kugira icyo avuga ku byo biri kuvugwa ko yaba yarubahutse uwo bita Coach Gael Kalumba. Gael muramuzi cyane, arakomeye muri industry, niyo nyiri 155 AM irebera inyungu. Bruce Melody akaba yarubatse inzu ikomeye mu myidagaduro bita Kigali Universe, akaba afite n'ikipe muri basket bita UGB. Uyu Run Up akaba yaje kuvuga ngo wapinga abantu bayifashe nabi, ahubwo message yashaka gutanga ntago ari ukuvuga ngo yaramwubahutse, ahubwo ni uko yavugaga ngo ntago mu muziki harimo ubukene. Umuziki ntago harimo ubukene, ahubwo ko we aba ari mu ma business atajya amenya ibiri imihanda, ahubwo nashaka team izajya imumenyera ibiri imihanda, byo kuvuga ngo nta hit zihari, ngo mu industry hanze hit ngo wapi, ngo ntazihari. Aravuga ngo hit zirahari, ahubwo nashyireho team izabimufasha kumenya ko hit zihari, ubwo ngo nizabandi. Byo kuvuga ngo nta hit zihari ngo wapi, bisa aho ngaba yibeshye cyane Kalumba. Harimo ba Prince Kiss, abo bose bagiye basubiza. Prince Kiss yaravuze ngo ati ngo ubukene buba mu mufuka, iyo nta mafaranga ufite nta bukene buba mu muziki. Rero bivuze ngo igihangano gihora gifite umwimerere w'umuhanzi ashyize hanze igihangano, ntabwo gipfa gusaza, kiramutunze. Nubwo atari amafaranga menshi cyane bitewe na industry nyine n'imbaga dufite nyarwanda y'abakonsuming ibyo bicuruza, izo product abahanzi bashyira hanze, nyine biracyari hasi, ariko hit hanze zirahari, namwe ndakeka murabizi. Mwibuke gukora subscribe, like, share, comment. Ni inkunga yanyu ikomeye kuri Brilliant TV cyangwa Benja TV, ariko izina rya TV ni Benja TV. Brilliant TV murabibona muri kuri postiri profile ya YouTube, ariko ni Benja TV. Mwibuke gukora subscribe. Run Up arakomeza, yagize performance nziza muri Gen Z Comedy, mwabibonye, mujye no ku mbuga murabibona amashusho ariho. Byaragaye buza. Banamwita Mwitende Abdul Karim, wamenyekanye nka buri kantu ku mbuga nkoranyambaga, muramuzi. Akaba yarekuwe, murabizi neza ko mu minsi ishize yari yafunzwe, ariko ubu ngubu akaba yarekuwe, akaba ari hanze, akaba yasohotse. Sinzi nimba agiye gukurikiranwa ari hanze cyangwa bikaba yagizwe umwere. Niyo makuru tukiri gutahuza, nitugira icyo tumenya turababwira. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuke gukora subscribe, like, comment. Ciao ciao. Brilliant TV, Benja TV.